Mu kiganiro cyacu ngewe ugiye kuyobora iki kiganiro nitwa Shami Sandra nk'abandi kumwe n'abatumirwa batandukanye ariko ngewe n'abatumirwa turi kumwe uyu munsi ntago turi buze kwiharira ijambo turaza kugira umwanya w'ibibazo n'ibitekerezo. Murakoze tudatinze. Reverend Pasteur Dr Antoine nagira ngo ntangire mbabaza nk'urubyiruko twebwe iyo twumva amateka yaranze u Rwanda twumva ko u Rwanda n'abanyarwanda bari abantu bamwe ari umuntu umwe ari abanyarwanda bunze ubumwe ariko igihe kiza kugera bacikamo ibice niko nabivuga ndetse na mukanya mu kiganiro cya Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yakomoje ku buryo abakoloni aribo bahinduye imitekerereze y'abanyarwanda. Nagira ngo udusangize ku mateka yo gusenyuka k'umunyarwanda mu gihe cy'ubukoloni. Murakoze Sandra, reka mbanze nshimire abateguye iri huriro, nshimire nyakubahwa First Lady, nshimire ubuyobozi bwa Imbuto Foundation, nshimire n'abandi bagize inzego za leta bategura ikintu nk'iki ngiki kugira ngo abantu b'abasaza nkatwe dushobore kuganira n'urubyiruko dushobore kubungura. Ndagira ngo ibyo ngiye kuvuga ndubakira ku byo Minisitiri Bizimana yavuze kubera yuko yahereye muri 57 ariko na mbere yaho atwereka uburyo ubunyarwanda bwagiye busenyuka. Reka ngiye mbanze mpere mbere yaho ngaho kuko buriya kugira ngo umenye ikintu cyasenyutse no kumenya inkingi zari zifashe ubunyarwanda ni nyinshi ariko ndavuga iz'ingenzi enye kandi zigaragara mu kiganiro yaduhaye zasenyutse. Ikintu cya mbere cyatumaga abanyarwanda bagendera hamwe ndahera ku cyo bita muri anthropologie icyo bita mythe des origines, ibisobanuro by'inkomoko. Basogokuru bari barashyizeho ikintu cyo kuvuga ngo abanyarwanda bose ni bene mugabo umwe, bakashyiraho umukurambere umwe witwa Kanyarwanda wari ufite abana batatu bitwa Gahutu, Gatutsi na Gatwa. Ibyo ubundi bishyize mu buryo bwa siyanse wakumva yuko ni uburyo bw'igitekerezo, ariko n'ubundi burya ibintu byose bitungana cyangwa bigapfira mu bitekerezo nk'uko Minisitiri yabitweretse. Icyo ni icya mbere. Noneho abazungu baje ibiriya byo Minisitiri yabidusobanuriye neza mu buryo burambuye, bazana icyo bise noneho hypothèse, bavuye mu byo bise ngo ni imigani y'inkomoko bagiye noneho mu byo bita ubumenyi, bazana hypothèse des origines zivuga ngo abatutsi bakomotse Abyssinia, iyo zone irimo Ethiopia, Somalia kuzamuka kugera muri Egypte, abahutu baturuka muri Chad, Cameroon baramanuka basanga abatwa basanga ubutaka. Yabivuze neza. Iyo hypothèse des origines mwabyumvise ni abantu bubakiyeho basenya ubunyarwanda. Donc bivuga ngo ubundi basogokuru bo bashakaga ko abanyarwanda bibona habe n'igihugu bamwe bafite igisekuru kimwe. Bishobora kutaba byo ariko icyo bashakaga kubaka ni ubumwe bw'abanyarwanda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nacyo yakivuzeho ni ubutegetsi abanyarwanda bose bibonamo. Ubundi abanyarwanda bose yabivuze, bari aba Pages n'abandi bandikaga baravuga ati ikintu gikomeye buri abo banyarwanda bafite umwami umwe bose bibonamo. Kiriya ni ikintu gikomeye cyane kubera ko nabyo ndaza kubibereka ninjya mu gusenyuka k'ubunyarwanda, ndagerageza kwihuta. Kugira umwami umwe abanyarwanda bose bibonamo n'umwami nawe akibona mu banyarwanda, kubera ko iyo bimikaga umwami, ibyo ntabwo ndi bujye muri details z'amateka, nawe baramwibutsaga bakamubwira ngo wowe reka mfatire wenda ku mwami uheruka wayoboye u Rwanda imyaka 28 Rudahigwa. Iyo bimikaga umwami baramubwira ngo ukiri umututsi witwaga Rudahigwa, ariko none ubaye umwami w'abanyarwanda iryo zina bakarikuraho uzitwa Mutara. Bakamwibutsa ngo umwami ntabo umututsi ntabo umuhutu ntabo umutwa, ni umwami w'abanyarwanda, abanyarwanda bose bakabibona baryo. Sibyo? Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu nanone bashenye kandi bakagisimbuza ibyo Minisitiri yatubwiye, ni ishuri ryahuzaga abana b'abanyarwanda bose nk'uko nguko tumeze, nk'uko mumeze nako gese ndimo. Bafataga urubyiruko rwose bakarushyira mu itorero. Mu itorero bigaga iki? Mu itorero bigaga kuba abanyarwanda, bakiga umuco wabo, bakiga kuvuga, bakiga guhamiriza,
bakiga mbese ibyo bita life skills mu mvugo y'uno munsi, ariko kuruta ibindi byose bakiga gukunda igihugu no kukirwanirira kugeza naho bashobora kugipfira. Ikintu cya mbere abazungu bakuyeho mu 1923 ababirigi bamaze gufata u Rwanda bakuyeho itorero. Baravuga ati ikintu gituma abanyarwanda bibona muri biriya byose ni iri torero rigomba kuvaho, tukarisimbuza amashuri dukontorora. Urumva icyo ngicyo ni ikindi kintu cyahuzaga abanyarwanda. Hanyuma ikindi cya nyuma yari imikorere y'imiyoborere. Ubundi mu Rwanda biriya bintu byo gutonesha byo kugira gute ntabwo byabagamo. U Rwanda burya rwagenderaga ku kintu cyitwa meritocracy, kuvuga ngo umuntu yashyirwaga mu mwanya cyangwa yashyirwaga imbere kubera umumaro yagiriye igihugu. Muzabibona nimwiga hari abasizi bahabwaga inka, kuko icyo gihe promosiyo yabaga mu mubare w'inka wagufite. Abasizi, abanyamyuga batandukanye, abahamiriza, abahigi, cyane cyane abajyaga mu ngabo, iyo batangaga umudende, buri mudende wazanaga n'umubare w'inka, kandi ntabwo barebaga ubwoko. Ku rugamba ntabwo bavuga ngo uzica ababisha 7 baguhe umudende ari uko uri umututsi cyangwa uri umuhutu. Iyi meritocracy rero niyo yatumaga abanyarwanda bose bahuza bakajya hamwe, ko yavuga ati ibyo byose nimba intwari ku rugamba nzagaragara nk'umunyarwanda ushimwa mu bandi. Byasenyutse bite rero? Kuko izo nkingi minisitiri yabitubwiye neza. Icya mbere babanje iriya mythe des origines bayisimbuje hypothèse des origines ivuga ko abatutsi n'abahutu n'abatwa badafite aho bahuriye. Icyo ni kimwe no muri discours za minisitiri bamwe mu gihe cya Kayibanda singiye kubavuga amazina nta mpamvu yo baravuga ngo abahutu n'abatutsi ntacyo bapfana, ntaho bahuriye, ntibashobora no kubana. Ubu butegetsi bw'abanyarwanda bwaje gusimbuzwa nk'uko minisitiri yabitubwiye n'umuperezida wibona nka perezida w'abahutu aho kuba perezida w'abanyarwanda. Wenda mbaho urugero rutoya rubafasha kubyumva. Indege ya Habyarimana bayirasa, uzumva abantu bavuga ngo perezida wacu bari bamwishe. Njya mbwira abantu ariko kuki Habyarimana yari perezida w'abahutu ntawe perezida w'abanyarwanda, kandi nanjye inshuro zose bamutoye naramuhaye ijwi. Jewe nari mukuru dutora constitution muri 78 nigaga muri université naramutoye, na nyuma y'aho inshuro zose yiyamamaje naramutoye, kuko iteka ryose yabaga hanganye n'ikijuju, yabaga afite ikarita ya green n'ikindi kintu cya brown. Ndibuka ubwa mbere njya gutora nigaga muri université barantoreye, uwatoreshaga watangaga ibyo bipapuro yafashe indangamuntu yanjye arayireba arambaza ngo se ngo nkuhe byombi, ndamubwira ntoya ni nka kimwe. Ati nkuyikiye ntumbikira cya green, akinshyirira muri envelope arampereza. Ndamubwira ni se ubundi hari umuntu ushobora gutora ubusa kandi abona umuntu kamwe mu nanjye Habyarimana namuhaye amajwi. Kuki umunsi barashe indege ye batumvise kubwira ngo biriya bintu Minisitiri Bizimana yatubwiraga mushobora kubyumva ari ibintu byoroshye, ariko byagize ingaruka zikomeye cyane. Umwami yibonaga nk'umwami w'abanyarwanda bose, noneho tugira abaperezida bibona nk'abaperezida b'ubwoko bumwe, nubwo twese twabaga twabatoye. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ku gihe cya Kayibanda nari ntageze ku myaka yo gutora, ariko iyo mba narayigejeho nabwo nanjye mba naramutoye, ariko wari perezida wanjye. Hanyuma icyanyuma ririya shuri ry'abanyarwanda, reka bari cyo ndangirizaho kugira ngo wenda uze kubona ukubaza ibibazo. Twebwe twize mu mashuri, nagiye muri primaire muri 65 kuva mu wa mbere. Ririya torero ry'igihugu ryabumbaga abana b'abanyarwanda bakumva ari abana b'igihugu bahuje. Ariko twebwe twagiye mu ishuri bakaguhagurutsa ngo abahutu muhaguruke, bagahaguruka, abatutsi muhaguruke, bagahaguruka. Hari ubwo abantu bavuga ngo twebwe ntitwari tuzi icyo turi cyo, abo nabo muri za 70 na, ariko twebwe abo muri za 60, kuko nk'ubwo yewe 65 sinari kwiwe rwondi we twaramaze iminsi twirukanka twihisha muri za 61 63 papa bakamwisha, ntabwo ari kumbwira ngo sinzi ubundi we. Twari tubizi kuko amateka yari yatwigishije yuko hari abahigwa hari n'abahiga, ukamenya ngo uriya n'umutu n'umututsi, kandi n'abana bakabikubwira. Ndibuka twajyaga dutaha tuvuye kwiga ku ishuri, ugasanga ku migwego yose kugera iwacu, kuva iwacu kugera ku ishuri harimo kilometero 4, ku migwego yose habaga handitseho. Nge na mushiki wanjye unkurikira twarabahanga mu ishuri, usanga handitseho ngo ziriya nzoka zo kwa Karasira tuzazica. Urumva n'umwana wiga muri primaire kubera iki babimutoje babimubwiye. Reka wenda makantu kamwe hanyuma nsoze kugira ngo bone abandi bakomeze. Twigaga civisme
ndabaha ibintu bitatu muri civisme. Idarapo y'igihugu murayizi yari igizwe n'umutuku n'umuhondo n'icyatsi kibisi n'umukara hagati muri ra. Civisme interpretation y'idarapo ry'igihugu bakakubwira ngo uyu mutuku ngo ushushanya amaraso y'abahutu ngo yamenwe n'abatutsi ryari. Ariko ubwo bamaze kukwereka ngo umuhutu n'uyu umututsi n'uyu, ni ukuvuga ngo niba bavuze ngo ni amaraso y'abahutu yamenwe n'abatutsi, ubwo n'igihe wayamenye kandi ndi umwana. Uyu mukara uri muri ra, umuhondo baravuga ngo ni icyizere cy'ibyiza n'ibindi, ariko iyi ra iri mu mukara ngo nuko twibutsa icuraburindi u Rwanda rwabayemo ruyoborwa n'abatutsi. Urumva hari ibintu byinshi benterpretaga mu buryo, no muri za symbole twaririmbaga imune irimo amacakubiri. Nahoze mbibwira aho twari hamwe hari igice cy'imune y'u Rwanda ntajyaga ndirimba kuva ndi umwana. Iyo bageraga ahantu bavuga ngo nshimira abarwana, nazunguzaga umunwa ngo batamenya ko ntarimo kuririmba, ariko nashoboraga nte gushimira abantu bishe data. Urumva rero ibyo bintu byose donc gusenyuka kw'ubunyarwanda bavanje bavanaho inkingi zatugiraga abanyarwanda, binjizamo system ituma tutibona mu bunyarwanda, bamwe bakibona mu moko, bamwe bakaba abanyamahanga, abandi bakaba bene gihugu, bakabyigisha mu ishuri, bakabikorera reinforcement, barangiza na politiki kabishimangira ite 73 twe twigaga secondaire baratwirukana, kwese kukibanyirukanye ko nta cyaha nakoze banyirukana iki. Bamwe muri twebwe barapfa 73, ubwo bamwe turarokoka ko twigaga mu maseminari, bigaga mu maseminari twe baratugaruye. Ariko 83 nari narangije université, ndi umwarimu muri université, ya meritocracy yaravuyeho, bankurayo njya kwigisha muri troncome muri politiki y'iringaniza. Urumva icyo gihe ntabwo umunyarwanda gihemberwa ubushobozi afite bwo gukorera igihugu, ashobora no kuringanizwa akarenganywa bitewe naho komoka. Ibyo rero reka ngarukiriza aha ngaha, usenyuka k'ubunyarwanda kwagiye muri izo nzego zose, n'abandi baraza kunyunganira. Murakoze pastor, ariko tutarakomeza nagira ngo nongere nkubaze, wari utubwiye ko ubunyarwanda bujya gucika nuko babanje gukuraho ikiduhuza nk'abanyarwanda, ariko noneho mise nibaza kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri kugeza kuri jenoside nyirizina ho byagenze gute? Oya, biriya nababwiraga byo kuringaniza. Buriya ingoma ya Kayibanda yo iranumvikana kuko urumva bakayibanda nibo bari batangiye ideology, ntabwo bashoboraga kuyivamo. Ahantu byashoboraga gukosorekera kuko ingoma ya Kayibanda twabonye independence muri 62, Kayibanda azaho 63 mu kwezi kwa 12 bakora icyumweru cyo bise semaine de représailles, kuko inyenzi zari zateye zivuye mu Bugesera, abantu benshi bagera ku 40,000 baricwa mu cyumweru kimwe. 73 Kayibanda niwe wari ukituyobora izo za politike zo kuringaniza, batwirukana mu mashuri, niwe wari uri ku butegetsi. By the way, hari n'ubwana kubwira ngo Habyarimana yaraje akosora ibintu, ariko niwe wari ushinzwe umutekano. Rero Habyarimana afashe ubutegetsi, twaririmbye ubumwe n'amahoro, murabizi bo ntabyo muzi ndakumwebwe ngiye kwa murabizi, ntabwo mubizi. Twajyaga twirirwa turimba umugambi n'umwe banyarwanda, amahoro ubumwe n'amajyambere, tukaririmba tugakora, ariko twarangiza bakakuringaniza mu kazi. Nkanjye bamvanye muri university rarwana rwose, ishyiraho imbaraga zose, barabwira ngo ndi raison d'etat, kuko niba ari wayanyirukana yaravuga ngo for government pour des raisons d'etat, kuko icyo gihe twari tukiri francophone, ni leta. Université yo irabona nta kosa yakoze, ariko ni impamvu za leta. Rero no ku gihe cya Habyarimana ahubwo bwo byabaye bibi cyane, kuko bavuye no muri équilibre ethnique bongeraho na regional, noneho bakarenganya abahutu bo mu Nduga n'abatutsi bose muri rusange. Donc usanga rero aho kugenda, nubwo twibwiraga ngo biragenda bitungana, byagendaga birushaho kuba bibi, kugeza igihe inkotanyi zatereye muri 90, ariko ngoma ya Habyarimana wa wundi twatoye aravuga ati noneho tubatsembatsembe. Igihe bantsembatsembe iki ko nibereye mu gihugu imbere, ko baradufashe mu byitso muri 90 nako mu kwezi kwa 10, kwibaza rwose ibi bintu ko ntabizi mu njyanye. Gihe ndibuka umusirikare wantwaye nabwiye uranjyane, iyo ntabyo nzi, cyakora byatumye mbimenya. N'utarubizi yarabimenye kuko bamufasha amenya yuko bihari. Rero ubona ibyo kumbaza ngo muri Repubulika ya mbere cyangwa ya kabiri byarakomeje biba bimwe, ndetse bigenda birushaho kuba bibi. Uko ikibi cyanongeyeho nuko natwe twageze aho turabyakira, bakakurenganya ukumva ariko bigomba kumera, ukumva ugomba kwiyubaka nyine. Muri uko banyirukanye muri université, njya muri secondaire kwigisha muri troncome, ndavuga ni sawa nta kibazo, aho ndi hose ni mu Rwanda nzakora, ariko urumva akarengane kari gahari.
murakoze cyane. Ni amahirwe nk'urubyiruko uyu munsi dufite ko tugifite ababyeyi batuganiriza amateka y'u Rwanda, kandi ni inshingano zacu nk'urubyiruko ko dukwiye kuyamenya kugira ngo tubashe no kuyasigasira. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, Honorable Fortuné, muranyemera namwe mbabaze nk'uru urubyiruko mu 1985, utubwire uko wabonaga urubyiruko rwigishwa urwango, ko rwacengezwagamo urwango, ndetse gera watubwira intambwe u Rwanda rwateye itwerekeza mu cyerekezo 2050. Murakoze, ndabashimiye cyane nyakubahwa First Lady kuduha uyu mwanya tukabasha kuganira n'urungano n'urubyiruko. Ubwo turi muri gahunda yo kuzirikana jenoside yakorewe abatutsi, tukazirikana uruhare rw'urubyiruko, mbere yuko nagera ku kibazo mbajije, nagira ngo nanjye nsaba urubyiruko ruri hano kongera gutekereza, kubera ko iyo ibintu bivugwa byarabaye udahari, kuko abenshi ni bato, hari igihe tugira tendancy cyangwa kumva ko ari amateka. Hari n'abarambirwa bakumva ari ibisanzwe nk'iby'umwaka ushize, bakanategereza iby'umwaka utaha. Nagira ngo rwose mujye mufata akanya mu bizirikane, mu bitekereze. Icyambere cyangwa dutekerezeho ni iki ngiki batubwira ko umuzungu yageze mu Rwanda akavuga moko yacu, uko dutekereza, uko tureshya, yarangiza akavuga ngo abangaba, kamfata urugero rw'abahutu, avuga ko batekereza nabi, ko ari bagufi, ko ari abantu batazi ubwenge, badashoboye. Hanyuma nyuma y'imyaka mike kongera akabahamagara, atariko burya murashoboye, twabaha n'igihugu mukakiyobora, bagahita bavuga bati burya koko muri abantu beza, reka dukorane tuhige abatutsi. Hariho reflection cyangwa critical thinking urubyiruko mugomba gutekereza. Buriya no muri twe twaje hano wasanga hari uwaza kukubwira ati dufatanye umugambi mubi, ukemera kuko nabo baremeye. Urugero rukamba urugero rworoshye gatoya, maze iminsi mbonye muri ibintu by'abakandida bashakaga kuba perezida n'abashaka kuba abadepite, nabonye akarisiti k'urubyiruko rwasinyiye umukandida. Hanyuma ndakurikirana ndabaza abantu basinye ko bashyigikiye umukandida, nibyo n'uburenganzira bwabo, ariko bambwira ko uwasinyaga wese yahabwaga 2,000, inoti ya 2. Ubu niba twize amateka ya kera, abasinyiye inoti y'2,000 ngo bashyigikire umuntu ushaka kubayobora ngo abe perezida, nagira ngo dutekereze, ntitukajye tubyikuraho twumve ko ari ibintu byo muri 57 n'uyu munsi udafite ubwenge buzima ngo utekereze neza. Muri twe hari abakongera gukora ibibi. Impamvu rero tugomba kujya twiga amateka, tukaba serious, tukabifata nk'ibintu bikomeye, nuko kwigisha urukundo, kwigisha gukora ibyiza ni homework ikomeye, tugomba kubizirikana. N'urugero rwa mbere natangaga kubijyanye n'ibyo twagezeho, nabyo ni ukujya dufata umwanya tukabizirikana. Buriya abantu benshi bagarutse ku mashuri. Nashatse kubaza Minisita Bizimana, ariko n'ubundi nzabimubaza n'abashakashatsi bo muri Minubumwe. Tugomba kujya tureba niba kwiga cyangwa no kubuza abantu kwiga bitari nabyo mu mugambi wo gutegura jenoside. Kubera ko ufashe nk'uru rubyiruko rwose hano ukarwima amashuri kubera ko iwaba ari abakene, ukajya wigisha gusa abana bo kwa burugumesitiri, kwa depite, kwa minisitiri, ariko abandi ukabagumisha mu bukene. Babateguraga kuzabashyira kuri iyo misozi, kuzabaha imipanga kugira bazakore jenoside.
kimwe mu bintu rero nishimira cyagezweho mu Rwanda muri imyaka 30 ishize, tunakomeje n'igihe kizaza no muri vision 2050 y'isomye ingingo ya mbere ni human development, ni ukubaka umunyarwanda usobanutse, ushoboye, ushobora gutekereza akarenga ku rwego rwo yashukishwa n'ubusa. One, nyakwa First Lady, mboneraho no kubashimira mu Mbuto Foundation. Buriya benshi mu bajene baraha abantu babasha kwiga gardienne cyangwa nursery cyangwa bayizi ni mbarwa. Nibura uyu munsi abana b'abanyarwanda baba bo mu cyaro mubafasha kwiga muri Early Childhood Development, muri ECD, umwana akajyayo, kuko benshi mu burere buke mudusanga na twarakuze ni ukubera uko tuba twarakuriye mu miryango ikennye, ukazajya gutangira primaire ufite imyaka 7 nka Brave hano, akenshi imyaka 7 umaze gukura, nta muntu wakanguye ubwonko, nta muntu wakuririmbishije indirimbo z'Imana, nta muntu wakubwiye ibintu byiza, ugatangira uri mukuru. Tukazakura dufite ibintu by'imyitwarire ivangavanze kuko tutarezwe turi bato. Ikintu cyo kwigisha abana bakiri inshuke, nyakwa First Lady, ni kimwe mu bintu twagezeho mu biyoboye n'Imbuto Foundation, kandi bikaba bikomeje. Ntekereza ko ari n'ikintu tuzakomeza kuko igiti kigororwa kikiri gito. Dukomeje aho ngaho, abana bo muri primaire, nyakwa Perezida wa Repubulika aheruka kutubaza, abayobozi aratubaza ngo ese abana b'abanyarwanda biga primaire koko bose babona ifunguro? Biriya twita school feeding, abana b'abanyarwanda ni gahunda ikomeye yo kubaha ifunguro ku ishuri. Abayobozi ba Minisiteri y'Uburezi bavuga ko twabigezeho ko buri shuri nibura tumaking sure yuko umwana wese abona ifunguro, yarezwe neza mu nshuke, bikozwe neza, yagera kuri primaire akabona ifunguro. Aho kugira ngo mbabwire ukuntu dufite igihugu cyiza, nyakwa Perezida Bega yaravuze ati ariko se none iyo bamaze kubona ifunguro ry'ibiryo baba babona amata? A very critical question. Ati buri mwana w'umunyarwanda nyuma yuko yabonye rya funguro mwagerageje gushakisha, tuzashaka ubushobozi abe yabona amata. Twebwe ku bintu bijyanye n'amata, ku bantu biga amateka bazajya nabyo baza hano babitubwire. Buriya mu cyaro aho bavuga hari hatuye abahutu benshi, abana ubaha amata akavuga ngo ndagaruka, ngo ntunywaga amata ndagaruka. Wakwensisti umwana ukamuha amata akanywa amata akavuga ngo nyongera andi akanywa amata. Kutanywa amata, it was one of the ideological education. Biri mu bintu babwiwe yuko inka n'iz'abatutsi n'amata ubwo nibo bagomba kuyanywa, burya abahutu barya ibigori bakarya ibirayi. That kind of primitive thinking nibyo twakuriyemo. Ariko iyo nyakwa Perezida avuze ati buri mwana bizaduhende bituvune n'igihugu, ariko buri mwana azabona amata. Nubwo twabibona bikerewe, it's an ideological mindset shift. Inka ni za twese, twese twanywa amata, kandi twese tukaba beza, kandi twese ntawe ubujijwe kunywa amata. Rero najya nkwereke ko bimwe mu bintu tugenda tugeraho biri ideological ni na byiza. Ikindi cya gatatu ku bijyanye n'ubukungu, buriya ubukungu buriya kubera ko turi hafi kuzajya mu matora, abantu benshi bazabona abayobozi baza kubabwira ubukungu, imibereho myiza, abantu tukavuga politike zikaze. Ariko reka mbabwire, iyo mubona twerekane imihanda yubatswe Bugesera, imihanda kubakwa Nyagatare, imihanda kubakwa ahantu hose mu giturage, kera ntabwo ari uko byakorwaga. Kera umuhanda bawubakaga ahatuye perefe, kwa burugumesitiri, ibijyi wacu kwa minisitiri, niho hubakwaga umuhanda. Kambaho umuhanda muzi mwese, ntabwo nge mfite igitabo n'amatariki nka Bizimana, ariko kambabwire umuhanda bajya bavuga, uyu muhanda uvuye Nyabugogo ujya Musanze, kuri uzamuka ugaca
hariya muri ya makorosi yo mu ishyamba ukazamuka Shyorongi, uriya muhanda abahanga bari barerekanye yuko utanyura hariya. Umuhanda wagombaga kunyura i Rutongo ukazagwa kuri Mukoto, ariko kuko hari hejuru i Shyorongi yari hatuye secrétaire général wa MRND yitwaga Bonaventure, bamwitaga Muvoma, yavuze ko umuhanda ugomba kunyura kwa ba Muvoma mu rugo. Kimwe mu byo twagezeho rero twishimira rubyiruko imyaka 30 nuko umuhanda n'ibikorwa remezo bigera kuri buri munyarwanda wese muri buri gace tutabanje kubaza niba ari Muvoma. Ibyo iyo ubona bikorwa iwanyu, hari abajene batangiye kubifata for granted. Ni byiza tugeze igihe tubona iterambere for granted, ariko siko byahoze. Byose byari ideologique, byose byari ibintu byo mu ntekerezo n'ingengabitekerezo mbi. Kambaho urugero bwa nyuma, last example mu byagezweho nicyo kibazo wambajije. Kambaho urugero narwo njya ndumva ruvugwa, ngo narwo wenda tuzajya tugira counter verification, ariko mu karere ka Gakenke ahantu hitwa kuri Janja. Kuri Janja hashobora kuba hari hatuye umuyobozi utarumvikanaga na minisitiri w'ibikorwa remezo witwaga Nzirorera. Nzirorera yaratuye muri iwabo hari Busogo, ariko hakaba hari undi muyobozi w'Ijanja utarumvikanaga na Nzirorera. Ubu nk'ubu ngewe na Minisitiri Bizimana tukaba tutumvikana, nkavuga ngo sinzasura urubyiruko rw'iwabo kubera yuko ndi minisitiri w'urubyiruko, ngo sinzajya iwabo ko tumvikanira wenda muri cabinet. Ntabwo bumvikanaga abayobozi bombi. Maze ngo Nzirorera aramubwira, mu gihe iwanyu kiri Ijanja nta mashanyarazi azambuka Mukungwa ajya Ijanja. Aramubwira ntabwo amashanyarazi yashobora kwambuka umugezi wa Mukungwa ajya Ijanja. Kuri ubu buyobozi bwacu bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika niwe wenyine werekanye yuko amashanyarazi yakwambuka Mukungwa akajya Ijanja. Ubijanja hari n'ibitaro bya Gatonde byubatswe vuba, kuko nabyo byari mu bintu bari barabujijwe abaturage babo. Tunajya mberekeye yuko buri bintu byose bikorwa mu gihugu, yaba ari education, health. Ninafashe n'ingero za health reka mbabwire, nge nayoboye ibitaro bya Rwamagana, abo nkajya mbaza amateka Rwamagana ibitaro byaho byaje gute. Bambwira ko byari byarubatswe ngo bijye bifasha abantu bakoraga mu birombe by'amabuye y'umusha. Mbese ibitaro ntibyubakiwe abaturage ba Rwamagana, byubakiwe abakozi bakoraga mu birombe by'amabuye y'agaciro ku gihe cy'izo ngoma za kera. Mbaza ibitaro bya Ruhengeri, ese byo byaje bite? Bambwira ko byari byarubatswe ngo bijye bivura ababirigi bari batuye muri Camberge. Camberge niyo twita Ibereshe, niho bari baratwubatse ako kantu k'ivuriro. Ngira Rutongo nakoze Kinihira, bwumbaza Rutongo niyo yari ibitaro bikuru. Bambwira ko Rutongo yubatswe nayo ngo igifasha abantu bo muri mine za Rutongo. Abantu bose bava mu gihugu cyose. Ibitaro byinshi byubatswe mbere ya 1994 muze kubireba, biri hafi y'ibirombe by'amabuye y'agaciro. Ntabwo ari twe byubakiwe, burya byubakirwaga abakozi babo bajyaga mu birombe by'amabuye y'agaciro. Uyu munsi mu byagezweho nibwo bwonyine dufite ibitaro byubakiwe Abanyarwanda. Twubakiwe Kinihira, twubakirwa Munini, twubakirwa Irikade, twubakirwa Butaro, twubakirwa ibitaro ku nyungu z'Abanyarwanda. Rubyiruko rero yambabwire ko mu cyerekezo 2050 tujyamo nukurinda ikintu cyose tukajya duhora twicekinga hagati yacu ko nta kintu twakora giheza igice cy'Abanyarwanda, cyangwa tukagira ikintu twakora giha gusa amahirwe igice kimwe cy'Abanyarwanda, tuzaba tugiye gutsindwa. Icya kabiri, tugomba kubaka urukundo. Rwose reka mbibwira abajene batoya, ibintu musigaye muhanga byo gutukana, noneho bamwe akaba abafana b'umuhanzi umwe utukundi, ndabizi bishobora kuba biri muri vibes mukunda, ariko urukundo rurubakwa. Urukundo rugomba kubakwa, tugakunda naho dusanze umunyarwanda i Burayi, tukamusanga muri Afurika tukamukunda, kuko abantu bigishije urwango igihe kinini cyane. Mu cyerekezo tugiyemo kandi ni ukwitegura ko ibyo duhabwa kuyobora, ibyo dushinzwe by'Abanyarwanda
tugomba kujya tubibamurikira tukabibazwa, nabyo ni kimwe mu bintu byagarutsweho, ni ibintu by'ingenzi. Nagira ngo bashimira kwa First Lady kuri uyu mwanya. Murakoze. Nari mbigarutseho icyo urubyiruko rugomba gukora, cyo kirumvikana, ariko reka mbwire urubyiruko, nanjye dukura nk'uko iyo tuganiriye amateka, ubundi njye nashakishaga ni ikihe kintu kiri abakoroni, ni iyihe rukundo bari bafitiye abanyarwanda. Hari ikintu bita naive thinking, gutekereza, nabishatse mu Kinyarwanda ndabibura, gutekereza biri naive. Actually umuntu wese ku isi abantu babayeho ku nyungu. Buriya umukoroni cyangwa se umunyamahanga aje hano aje kudushaka, ashaka business, ashobora guhitamo gukorana nawe cyangwa jyewe, ni inyungu. Icyambere, nta kintu kibaho cy'ubuntu, it's all about interest. Urubyiruko mu bintu byose dukora tujye tuva muri naive thinking. Icya kabiri, nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, nge nabonaga ko kubera ko bakoze ishyano abantu barebereye jenoside ikaba ikarangira ikanahagarikwa n'inkotanyi batabigizemo uruhare, numvaga bazaca bugufi bakaba basaba n'imbabazi, ndetse bakanashaka yuko badufasha kongera kubaka u Rwanda. Ariko iyo ureba na n'ubu nyuma y'imyaka 30 ko bakifuza gushakisha icyaha ku Rwanda, bagasuzugura ubuyobozi bwacu, bagashakisha ngo umumotari saa 9 za mu gitondo wari uri kuri moto, bakadusuzugura, bakabishinja umuyobozi w'igihugu. Ibi bitwereka yuko nta muntu n'umwe wagukunda, nubwo nka bya bindi by'ukuntu ingwe ikurira umwana yarangiza ikanakureba nabi ikabigushinja ko bifitemo uruhare. So icyo nabwira urubyiruko rero, abatumye jenoside iyo mu Rwanda iba bahari barebera igahagarikwa n'inkotanyi, bakanga no kuzifasha no gukomeza kuzitera inkunga ngo bubake u Rwanda, baracyahari. Ntibumva yuko twakwisustaininga nk'u Rwanda imyaka 30 ngo tube turi tayari nk'uko turi tayari. Bibatera ipfunwe, ariko bahora bifuza yuko bagarura ba bantu babo bamwe bakoreramo, bakanababeshya ko babakunze. Noneho najya mbabwire yuko aho uzasanga umuntu ari gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi akaba ari gukora revisionism, icyambere uramutse umuzi ari mu Rwanda no kumuripotinga kuri RIB. Nta bintu byo gutinza, ugomba gutanga amakuru. Icya kabiri, aho ushobora kuba wakwandika inyandiko nziza ibeshyuza amafuti ari ku mbuga nkoranyambaga, aho ushobora kwandika igitekerezo kizima ukitangaho nk'urugero, uramutse ufite histoire nziza wa sharing, nuko byandika neza ukabisharinga. Nshimira n'abandika ibitabo kugira ngo tubike memory y'ibyabaye. Ariko no kubabwira ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaheruka kutubwira ati imyaka 30 ubanza ari ikibazo, kuko ari ahera 60 agasanga nibwo ingengabitekerezo ya jenoside yari nyinshi cyane. Twagera 1994 hakaba jenoside yakorewe Abatutsi. Twagera uyu mwaka nabwo nyuma y'imyaka 30 muri Eastern Part ya Congo ingengabitekerezo ya jenoside kongera ikazamuka. Rubyiruko muzamuriho nyuma y'imyaka 30, you have to be ready as you are ready today. Mugomba kuba ready icyo gihe nkuko muri ready uyu munsi, kubera yuko ntawe ufite icyizere ko ingengabitekerezo ya jenoside izavaho. Ishobora kuba izahoraho, ariko izasanga tudadiye tuyirwanye. Icyo nabasaba nuko nta gutekereza biri naifu ngo bazagera aho babireke ngo bihane babana beza. Ibyo biragaragara ko bitashoboka, ahubwo nitwe tugomba kuba tudadiye tukabarusha imbaraga. Murakoze. Twatanze n'icyo twumvise mbere cya Minisita, munambwe yatigira ikintu wenda message utanga. Reka mvuge ngo kumenya amateka yacu bidufashe kubaka ejo heza, kubera ko twabonye, nyirango Perezida wacu yigeze kubivuga neza, aravuga ngo twageze kure kubi gushoboka, noneho reka tugambirire kuzagera kure kwiza gushoboka, kubera ko niba bishoboka gusenya igihugu birashoboka no kucyubaka. Icya kabiri, abatugejeje kure kubi kungana gutyo, buriya nukurikira na biriya Minisita Bizimana yatubwiye, bariya bakayibanda n'abandi bashukwa nabo bari bato. Rero iteka ryose
uwashenye u Rwanda yashutse urubyiruko, haba muri 73 haba muri 94, bariya abantu bose mubona bashenye u Rwanda iteka ryose barusenyaga ari bato. Na buriya muri genocide bariya bayoboye genocide bose ni generation yacu, majority ni generation yacu, twari dufite imyaka 34, 33 nkuko minisitiri yabitubwiye, no kumanura hasi. Rero n'uno munsi uko umuntu ashobora gushuka urubyiruko rugakora ibibi, reka mwemere yuko dushobora noneho kubabwira tugahaguruka tugakora ibyiza kandi tukabigeraho. Niba barashoboye kugera ku bibi, nidukomeza kwibamo imbuto y'ibyiza nabyo tuzabigeraho. Icyo niyo samari nakuramo. Icya kabiri, maze iminsi nakira ubutumwa bw'urubyiruko. Nubwo urubyiruko rushobora gukosa, ariko urubyiruko benshi bishimiye ibyo u Rwanda rumaze kugeraho, haba mu myaka 7 ishize n'imyaka 30 tumaze muri rusange. Urubyiruko tujya twumva abantu bakora revolution ngo bakoze revolution. Twebwe urubyiruko revolution bariho niyo gushimira, niyo gupanga kugera ku bindi byiza byinshi. Numva ari rwo rugendo tugomba kujyaho, kandi mu by'ukuri urubyiruko rw'u Rwanda rurashoboye. Icyo tuzakomeza gukora, bagomba kuzirikana bakajya bahora bitabira, ni ukwiga aya mateka, kwiga iki gihugu, kugira ngo nabo bazagira uruhare mu kubaka igihugu gikomeye kurusha uyu munsi. Mwakoze.